natabasha gukora yobora intambwe zanjye. abantu badafite Yesu Kristo bafite ibibazo. Yaravuze ngo mu mushake mu gihe bikiri ngombwa ko aboneka. Aho isi irimo iragenda ubu ngubu, aho isi irimo iragana bizagorana. Amaraso yamenetse yankuyeho urubanza yarambohoye ndaririmba kuko nzi yuko yambabariye yarambohoye ndaririmba kuko nzi yuko yambabariye. Ibihe byiza kuri wowe dukurikiye, nizere ko umeze neza aho uri hose muri rusange. Nizere ko wamaze gukanda iryo bara ritukura subscribe, hirya ahantu hari akazu yanditse all akanda kugira ngo inkuru zacu zizadukora zaze zibageraho. Muri rusange nitwa Isaka Manajya ndetse n'Umutako TV. Twakiriye abakozi b'Imana, aba ni babi cyane kuri gitare. Derukana kera yakize nk'umwaka ariko agiye gushya. Reka tubahe ikaze mu majwi meza cyane. Of course mwenye nitwa Isaka Manajya, kuri kamera kumwe na Deni Imana y'u Rwanda. Ibane nawe ni Deni of course. Iguriro ryabera bose bavuye mw'isi banesheje isi na satani ndetse n'umubiri. Mbega ihuriro ryabera bose bavuye mw'isi banesheje isi na satani ndetse n'umubiri. Mbega ihuriro ryabera bose bavuye mw'isi banesheje isi na satani ndetse n'umubiri. Tuzazamura ibendera uyu mwana w'intama wanesheje. Tuzazamura ibendera uyu mwana w'intama wanesheje. Byiza cyane, turabakire kuri Kigali 150. Wenda muratangira mwibwira abantu badukurikiye mu kiganiro. Amazina yanjye nitwa Munezero Bokos, ndi umuramyi, ndakijijwe, nsengera muri African Brotherhood Church. Nishimiye kubana namwe uyu munsi. Si ubwa mbere twakiriye, ni ubwa mbere hano ariko usanzwe, ariko no ku Mutako TV barakuzi, barimo nakubona n'abapepere muri rusange. Cyane abantu bo ku Mutako. Haraburamo umukobwa umwe wamusize Bokos. Ubundi Bokos ni timu nini. Yego. Irimo abakobwa, irimo abahungu. N'uyu nguyu turi kumwe nawe ndakeka ubwo tuzana ku Mutako kandi kumwe n'undi. Yego. Ni timu nini Bokos. Uyu munsi uyu niwe twahisemo kuza. Nawe natwibwira, ndabona ari umusore w'igishongore, mwambaye neza, bamwateguye muri rusange kabisa. Nawe tugaye ikaze uri bwadukurikiye. Murakoze cyane. Njye nitwa Kado Carmel. Nanjye ndi nk'umufasha Bokos muri backup. Sengera muri Restoration Church Kimisagara. Murakoze cyane. Byiza cyane. Mwambaye neza. Murakoze cyane. Bamwe mu mijana ariko kugira ngo muhaguruke muri fate mu mufuka w'ini hatari. Namahoro ariko. Namahoro masaka bisa turashimana. Harashize igihe tutabonana, covid yabaye covid. Hari byinshi mwatuzaniye cyangwa muraduteganyiriza twebwe nk'abafana banyu ndetse n'itangazamakuru muri rusange, no mpamvu twavuze ati reka tubatumire twongere twumve uko bimeze, twongere twumve umuhogo wanyu nimba ari sawa cyangwa nimba covid yarabyitambitse muri rusange. Muduteganyirije iki cyangwa mudishi iki mwatuzaniye iki? Ubu ngubu bitewe n'ibibazo bya covid byabaye, nta ibintu byinshi byarahagaze mu gukora. Yego. Ariko
ntago navuga ngo kuko covid yaje mu mirimo y'Imana warahagaze. Yego. Umurimo w'Imana turawukora umunsi ku wundi nka Byadukoze Group cyangwa se Byadukoze ku giti cyanjye. Turimo turategura indirimbo, twenda gushyira hanze indirimbo ebyiri icyarimwe. Imwe twayirangije recording, indi ntirarangira neza. Ku buryo mu ntangiriro z'ukwa gatanu munsi y'amatariki 10 indirimbo turazibagezaho kabisa, indirimbo ebyiri. Aho kuki group yanyu mwahise Byadukoze igende no ku izina ryawe? Ntabwo kwita izina Byadukoze ntabwo avuga ko group ariyo yitwa Byadukoze, kuko Byadukoze ni njyewe, njye amazina yanjye. Iyo nkora kandi ntabwo nkora ndumwe. Ntabwo naza mvuge ngo ndi Byadukoze only kandi team dukorana ari abantu banini kabisa. Mvuga ko ni team Byadukoze cyangwa se ni team iri hamwe ikorera hamwe, team ya Byadukoze. Mbese niko nabivuga, nkuko tubona andi magroupe nka Benjamin Dube bafite amagroupe yabo ariko yitwa ukayitirira nyirayo, ukaba ari team nyishinzwe muziki gucuranga aba bakers yakaba ari groupe gisa cyane. Cyangwa tunye mu dukubitiremo akantu, ariko tukiraho ngaho muririmba indirimbo zanyu gusa cyane n'izindi mwigana? Ntabwo turirimba indirimbo zacu, biterwa na message dushaka guhereza Abanyarwanda. Muno message indirimbo twateguye nizo ndirimbo twumva ko twahereza Abanyarwanda right now. Wenda tukiri kuri mugenzi wawe, atubwire nimba mwaratangiranye cyangwa nimba aje vuba, anatubwiye n'impamvu yavuze atekana ifatanye n'abandi bavandimwe muri rusange. Murakoze. Byadukoze inshuti yanjye kuva na kera, kubera impamvu z'ishuri nge ntitwabanaga kenshi, ariko kubera bagenzi banjye baba bahari, hari igihe nk'ubushize mukorana sinari mpari, nagiye ku ishuri bituma ntaza kuboneka, ariko tuba turi kumwe buri gihe mu studio n'ahandi iyo mfite time mba ndi kumwe nawe. Kwigana byiza utanize se ugira ngo niyo mpano yo kuririmba nayo ni ishuri, ndabeshya se. Ari indirimbo nkunda cyane iriya ngo dore bugiye ndabizi muyinkubitiremo, amagambo araza kwa make, bikorwa nyine mukomeze mumurikira abafana banyu impano zanyu uko gasabye kankubitiremo, ko n'abafana bacu bari wikunde tu. aho umuntu atabasha gukora, yobora intambwe zanyu, ume mu muco wawe, dore bugiye kwira. Yes, ni Kigali 450, of course munyitwa Sakunda. Majwi meza cyane murayumva. Yobora intambwe zanyu, ume mu muco wawe, mavuta nk'itabaza, mwami wanjye murenaka, ubwo uzaza uzambonere kure, mwami wanjye tuzajyane, amavuta nk'itabaza, mwami wanjye murenaka, ubwo uzaza uzambonere kure, mwami wanjye tuzajyane. Atubwo uzaza ngo uzagire gute? Uzambonere kure kabisa. Imana kandi dukomeze itonere kure, inatonera hafi mu bikorwa byacu. Byadukoze ufite indirimbo zingahe zamaje kujya hanze? Kuri ubu indirimbo za Byadukoze ziri hanze ni ebyiri. Indirimbo ndenda kurekura zindi ebyiri icyarimwe, urumva zahita ziba indirimbo enye. Mbese wa gatanu hagati indirimbo arabarenye. Byiza cyane. Zifite amashusho zose cyangwa ni zifite audio? Ziraza zifite amashusho zose. Byiza cyane. Mufite manager? Nta management mfite gusa, ariko team yanjye dukorana na partner beza. Ndanabashimira cyane. Mugenzi wawe uruhare ugira n'uruhe kuri wenda mu bijyanye n'ibihangano byanyu, no kuririmba cyangwa rukunuma mugenda muhana intekerezo, cyangwa wese avuga ati reka nkore hariya nanyikiremo hariya ngo tuzamure impano yacu ndetse n'abafana bacu bamenye ibyiza byacu? Murakoze. Byadukoze ni umuhanzi ku giti cye, ariko icyo mufasha
njye nkuze kumufasha mu bintu by'amajwi muri special abantu baza kubekinga hari igihe aba yarafite babura nkaza gushaka abandi kugira ngo baze kuboneka ndetse no mu performance zagenda akora hamwe hatandukanye nabo tuba turi kumwe kenshi so nibaza ko ari ikintu cy'amajwi ahanini mufasha. Ari ikintu nkunda kubona abarokore cyangwa abakristo bagira mu majwi yabo yihariye bajya n'amasura yabo yihariye reka mbivuge n'ubwa mbere ngiye kwivuga ntihagire untera amabuye cyangwa mfate nawe nuko nivugiye ko murabona mufite isura zumutse zirimo fresheri ahantu hose muri smart ushaka gukeka ko muhora mu nzu nicyo nshatse kuvuga iryo banga niriye turacyakomezanya na boko zaza kugicyo renzaho niwe ndi murambwira ubwa nawe bokose nawe cyo rwongera ibanga sizi ko naribona hari kuntu Imana baragusiza amavuta cyane nibaza ko nibyo bituma abantu basa neza nta n'ikintu umuntu afite bava ngo kinini ariko ubwiza bw'Imana gusenga kenshi niko Imana ibana nawe so bwa bwiza bw'Imana ari kumanukiye kubera ko ubwiza bw'Imana tuvuga hari igihe umanukira umuntu mu buryo bw'indani bw'umwuka ariko n'igihe buza hanze abantu benshi ntabwo bakunze kubyemera ukavona ibikabyo byo barokore ariko hari n'igihe biza hanze ntabwo nakubwira ngo mu nzu kuko lockdown yararangiye turi hanze iyo nza ko muri lockdown ariko kwemerera yaba akiri muri guma mu rugo kwa twibera mu rugo ariko ubu ngubu turi hanze twirwa hanze umunsi ku wundi ariko kandi izuba riranga ntabwo ryoroshe bisa abakunzi bacu bandika muri commentaire nabo bavugiye bampa ibisubizo ariko igisubizo mbaye ni cyiza cyenda nagishinye ugize uti hari ukuntu Imana igusiga amavuta kabisa ikanakuvana igisuzuguriro ukagera ku muhanda ukaba uriya muntu akora muri banki uriya muntu aragafashe uriya muntu ni boss kandi uriya mavuta yo witeka kuko isura irimo umujinya cyangwa avuga umutima mubi wo ku mutima yamukusha usa nawe wamukusha uko umutima biragaragara ukuri murasa neza Byadukoze ari kirenza ejo bundi hari video nabonye y'umugore arimo arashima Imana ngo njengo nari mubi ariko Imana yangize neza kabisa Imana ngo yaringanije amabinga yanjye narakabonye ubona okay iriho ubuntu bw'Imana cyane cyane umuntu ashobora kugira isura isa nabi cyangwa se akaba yagaragara nabi bitewe n'ubuzima arimo ushobora kubabaye cyane yego n'abarokore turababara ariko twege special ikintu turusha abandi dufite Imana tugerageza tukishima mu Mana cyangwa se umuntu ufite ukoresha ibiyobyabwenge ntabwo yasa neza ntabwo bishobora ko yasa neza mu maso ashobora gusa neza mu gihe mu ntangiriro ariko ko agenda yinjiramo cyane isura irangiye agenda bimbata nyine y'ibyo bwenge agakubitwa n'amavuna cyane Imana yanyije kabisa urumva kumenya Imana hari ubundi buzima ubamo butandukanye n'ab'isi babona rero niyo mpamvu wenda navuga ngo gusa neza ntago byabura gusa neza wayeho neza kabisa ntago kubaho neza ari ufite amafaranga cyangwa kurya neza gusa ariko ushaka no kugira umutuzo wo bwawe ukababarira ukaruhura umutima ukumva nyine ko uri normal byisi byose ukabifata nk'ubusa yego umera neza kabisa abona n'ikibuka kirengagiza ukavuga gusa neza twongeye twigire mu ndirimbo zanyu mwanya mu dukubitiremo cyane cyane mugaruka ku bihangano byanyu amatsiko n'ubwuzu no kuzaba muri icyo gitaramo nzabona Yesu wa mbere intwari zanesheje iyi si abo bose barize kwizera kwabo nimbabona zashira urukumbuzi tuzaririmba 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 twese urufaya tuzaririmba 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 izabanesheje tuzaririmba 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 twese urufaya ati tuzaririmba kandi tuzaririmba urufaya mukomeye gukurikira Kigali magana 50 twise kamera cyaje kumwe na groupe Byadukoze tuzaririmba urufaya
amajwi yose aza ariko bose urufaya bashaka kuvuga ngo ikinyarwanda urufaya ni ukuvuga ngo urufaya ni ikintu cyinshi. Yego. Niba kuvuga ngo amashyi y'urufaya ni uko mushyiraho amashyi menshi cyangwa se kumva urusaku rwinshi, kumva ibintu byose byabaye zagara. Ariko ayo mashyi cyangwa se y'urufaya aba ari menshi ariko ari ku murongo kabisa. Nayo tuvuga ngo tuzaririmba urufaya niko tuzaririmba mu majwi menshi, tuzarangurura amajwi menshi turirimbe urufaya niko nabyita. Byiza cyane. None mwanya mudukubitemo akandi karirimba nk'umunota umwe. Nukuri nimba zacu nizo yishizeho, imibabaro yacu niyo yikoreye, ariko twebweho twatekereje yuko yakubiswe n'Imana Data kandi yazize ibyaha byacu. Yakubiswe n'Imana Data kandi yazize ibyaha byacu. Yesu ku musaraba yadupfiriye twese, yaduhuje n'Imana niyo Data wa twese. Wa mwenda warahera ziko watabutsemo, yewe nawe twarababariwe, yewe nawe twarababariwe, yewe nawe twarababariwe, yewe nawe twarababariwe. Abababaye bose genda ubabwire Yesu, abari mu ntambara cyangwa abageragezwa, birimba mu misozi vuga inkuru nziza yuko Yesu ashobora kubakiza, yuko Yesu ashobora kubakiza, yuko Yesu ashobora kubakiza, yuko Yesu ashobora kubakiza. Nitugera kwa Data aho yaduteguriye, tuzanezerwa cyane tubonye uwaducunguye. Nta byago nta ntambara bizongera kubayo, tuzahimbaza umwami wacu Yesu, tuzahimbaza umwami, tuzahimbaza umwami wacu Yesu, tuvuge twese shimwa mukiza. Tuzahimbaza umwami wacu Yesu, tuvuge twese shimwa mukiza. Abishushanya ntago bazabura, niko nasubiza. Ariko buriya hari umunsi w'urubanza, igihe kizagera ibyo byose bikarangira, ibyo umuntu atekereza gukora kugira ngo abone inyungu ziwe. So ntekereza ko iyo umuntu yishushanya hari ikintu aba agamije, cya kintu yakibonye, ibyo yaragiyemo kwishushanya birarangira. Rero nk'ubu Kristo nibaza ko nta mbuto ajya yera, nk'uko wowe uramutse wishushanyije hanyuma ukambwiriza, then nkaza kumenya ibintu bibukora, agakiza wambwirije mpita mvuga ko ari zero. Ariko kubw'ubuntu bw'Imana hari igihe Imana ibikoresha ngiye ngakizwa, ariko ugakomeza kuba muri ubwo buzima butejejwe, ariko ngewe natabawe ngakomeza umurimo w'Imana. Hari abantu batabarwa rero, abandi wundi wabwirije agasigara. Bibiliya iravuga ngo hari abantu batatu bazahanwa, harimo umuhanuzi w'ibinyoma, hakabamo n'abandi bazagenda bakoze ibibi. Rero umuhanuzi w'ibinyoma ni wa muntu wibwira ko ari mukuri, aza akakubesha akagushuka, azi ko kujyanye mu nzira nziza, nyamara yagushutse. Ariko ngewe nabigendeyemo, ndakizwa, ndatabarwa, Imana irantabara, mbasha gucika wa mworera wa Satani. So nuko mbyumva. Nanjye kizi icyo nongeraho, hari wenda message muri minsi ndi kuvuga, wenda indi ku mutima cyane. Iri muri Zaburi 69 ku murongo wa 10, aravuga ngo ishyaka ry'inzu yawe rirandye. Abo bantu bishushanya nyuma bakajya gukora ibyo bintu bibi.
mu by'ukuri nanjye ubwanjye iyo mbabonye ndababara. N'umuntu ufite ishyaka ry'inzu y'Imana akabona ibikorerwa mu nzu y'Imana n'ubikora yangiza akagera hanze agakora ibyo bintu birababaza. Bibabaza umukristo w'ukuri kuko adusiga icyashya. Umuntu iyo yifata akaba umupasiteri akifata akajya mu kabari, bafata en general abo mwagatukisha bose niko bajya bavuga, ugasanga twese tubigendeyemo aho ngaho. Rero icyo kintu kirahari, gusa Yesu Kristo yatubwiye ikintu kimwe, yatubwiye ngo muzabamenyera ku mbuto bera. Umukristo w'ukuri uzamenyera ku mbuto yera, azaza kubwire, ariko nyuma yaho utegereza imbuto ze zizamukugaragariza uwo ari we. Gusa umunsi w'urubanza uzabisobanura, nawe ubwawe nushaka kumenya n'izo mbuto uzamuboneraho. Murateganya kuzabyara abana muzabyara nibabona amateka yanyu, because umwana bakakubona, abandi kabona abana banyu bakabona mwacuranganga mwavuga mwumvuga Yesu Imana yacu gutya na gutya, mwigisha ubutumwa bwiza. Izo nizo za mbuto abana bazati sha data n'ibiki, kuko nago waba uri mu bintu bibi gora wigisha iyo abana bakubona, nabo nibazakora bakabibona bazagira muri wa murongo urimo. Niyo mpamvu amugani iryo jambo nanjye yo numvishe izo mbuto. Urabona uteye urubuto rwiza mu ifumbi, hano ari ifumbire imeze neza, uzarebe ibishyimbo bihamera cyangwa indabyo zazamuka. Nibyo byose muri rusange tuba tukomeza kwifuza, tunifuriza n'abadukurikiye n'abantu twese so kureba iki kiganiro ngo wumve ko wumva umuziki. Ni nk'urugero hari abantu benshi Nyanza ba hip hop man, abandi nk'umuntu akumva gitari ugikubita akasinzira akagendana na gitari ko ya magambo ntayumve, ariko iyo ayumvishije akagendana na gitari, ndavugisha ukuri ko ahava mu mutima we hari urubanza rumwe yiciriye guhinduka cyagumuza mu byaremo. Dukomeze nanone dukomeze dushyuhe. Komeza gato. Uvuze icyo kintu cy'abantu bumva umuziki agatwarwa n'umuziki cyane, message nayihabwe baraho cyane. Usanga n'umuntu arimo arabyina nk'indirimbo y'iringara atazi icyo bisobanura, kandi agafashwa nayo kumva arishimye cyane. Kubw'ibyo tugiye kubahereza yo gukoresha ako kana niho mbasima nimunukiye. Ni Kigali 550 ni isaka majya subscribe, like, share ndetse na comment. Turacye kumenya groupe Byadukoze bararirimba neza cyane. Ukimara kubona video basharinge, hanyuma supporting n'itangazamakuru muri rusange, namwe mukomeze mwerekane impano zabo kugira ngo tukomeze tubone ibyiza twifuza, ndetse n'urubyiruko rwiza rufite message. Yambere y'inkomezi, yambere y'ubwugamo, nimusogongere mumenye ukuntu agira neza, nimusogongere mumenye ukuntu agira neza, nimusogongere mumenye ukuntu agira neza. Yanesheje isi na Satani, yampinduye kuba icyaremwe gisha. Kubwawe nahinduri wizina, kubwa Yesu nahinduri wizina, kubwawe nahinduri wizina. Yanesheje isi na Satani, yampinduye kuba icyaremwe gisha. Nimumwambaze arakomeye, Yesu niwe wa mbere. Nimumwambaze, mumwambaze arakomeye, Yesu niwe wa mbere. Ati niwe wa mbere. Turimo kugenda tugana ku musozo, kuko ngo wabwirwa benshi yakumva bene ibyo ndabeshya. Ni umuntu, hariho umuntu ushaka kuvuga ati ndashaka kujya muri la groupe,
bamubwira iki muri commentaire zabira bazabyandika umuntu ushaka kwifatanya namwe arasabwa iki mu kintu cyanshimisha umuntu wakandika muri comment akavuga ngo ndashaka kwijoininga na Byadukoze group yego byanshimisha cyane ntago ari uko nenda ntago ndi korali ntago ndi kwaya nyine tu ariko ndi Byadukoze ku giti cyanjye ariko umuntu wenyine wakihagurutsa akavuga ngo ndashaka kwijoininga na group byanshimisha icyampa byibuza abasore bose batuye mino zone yacu cyangwa isi yose agakorera Imana niyo bavuga ngo bose baze muri Byadukoze group nashima amina rwose icyo namabwira gusa niba yumva akunda umurimo w'Imana akishijwe by'ukuri yera imbuto nk'uko navuze cya gihe zikwiriye abakishijwe nyine zakwiriye abakiriye Yesu namubwira ati ni karibu yego impano yose yaba afite ivugabutumwa uyu mugabo burya aranabasha kuvuga butumwa kaba natubwirize muvandi tubwirize nk'umunota umwe tugire nk'ikigo tubwirize nk'umuntu uhagaze imbere y'abayoboke be ubwo wigire pasiteri tubwirize nushaka wuzura umwuka nk'awa mugabo avuga ati nkomeje kumirwa ndumiwe koko Yesu aravuze ati nzabikora tuzahinduka ndumiwe koko biragoye icyakugora ntukinjiyemo ntabwo nakikwinjizamo neza ariko icyo wumva wenda nk'ubutumwa ushaka kubwiriza nk'umuntu kumva urabiferinze kuvuga ati reka nkubwirize nimba bitavamo ntacyo murababwira ahantu musengera bazaze birebere sindi pasiteri nkunda gusa ivugabutumwa sinzi ko nzaza kurihabwa nyuma mu rusengero ndi umuramyi ntabwo mbarizwa muri komisiyo ya evangelization ariko ijambo buriya kuba umuvugabutumwa ni uko ubuze ijambo so hari igihe umuntu aba azi ijambo yaritanga abantu bakamwita umuvugabutumwa ariko kuba umuvugabutumwa ni indi ntambwe kandi iri hejuru cyane so icyo ntabwo gusaba abadukurikiye bizere Yesu niwe byose Yesu niwe nzira n'ukuri n'ubugingo ntawe ugera kwa data atamujyanye Yesu ushobora kwibaza ngo se Yesu ninde Yesu arimo ibintu byinshi Yesu yaravuze ngo ni nzira n'ukuri n'ubugingo ni ngerembo ry'intama ni nge mwungeri mwiza ni nge soko y'ubugingo ni nge kuzuka ni nge gupfa no kuzuka so uwo ni we Yesu rero iyo wizeye Yesu akubera byose ibikunaniye bikugoye byose arabishoboye so ubuzima urimo ibyo uri gucamo ibyo uhura nabyo umunsi ku wundi Yesu niwe gisubizo nta kindi gisubizo abakomeye bashaka kubura igisubizo ariko Yesu ntajya buri gisubizo muri Yakobo ibice 4 ku murongo wa 8 aravuga ngo wegera Imana izakwegera so icyo ijambo risobanura no kubanza kuyegera iyo utayegereye Imana irakureka ikakurindira mu bibi cyangwa se byiza urimo nabyita ngo ubuzima busanzwe bwo kwisi ikakurindira ukaba amahoro igihe uzahindukira umutima wawe ukumva ko ushaka Imana icyo kwegera utarayegera ntabwo yakwegera Imana ntabwo yaza ngo gusange mu byaha bya mu bubi bwacu ariko wowe ushobora kugenda ukayisanga mu bwiza bwayo so niryo jambo nabwira abadukurikiye kandi uzakenera ibirushijeho azatwandikire tuzamuha aho yadusanga hanyuma nza gusoreza ku kintu kimwe nza kubabaza kirimo kiraburujijo muri no minsi hano hanze murakoze kuri Instagram ndetse na Facebook nkoresha Kado Carmel wayisacinga yambona nibaza ko ari Kado Carmel ni amazina y'ibifaransa sinzi ko baza kuyashobora nta kibazo nanjye imbuga nkoresha ni Instagram yanjye ni Byadukoze cyangwa se Munezero Byadukoze Facebook yanjye still private yego ariko na YouTube channel niho wabona ibihangano byacu cyane cyane aho ngano cyane ni kuri Ziraje TV kandi subscribe like and share kabisa nabyibuke no kubikora kuri KIGALI 250 kabisa kuko ni ubushigikiye ivugabutumwa ubushigikiye ivugabutumwa yukanze aho ngaho nk'ibiganiro bya Isyaka kuri KIGALI 250 ntabwo wabona ibiganiro utakoze iyo subscribe cyangwa se nizo comment ukomeze kwikira nakazogera hayirya nakazogera kugira ngo ubone notification ku gihe ni kuri Ziraje TV wabone indirimbo zacu amakava izindi ndirimbo z'abandi dukora ndetse n'indirimbo za Byadukoze naho babikora akingiye kukubaza akantu kamwe na mugenzi bamubaza akantu kamwe
ni ikosa byabikosa kuba wakunda umuntu mudahuje idini. Tuvuge ugakunda umusilamu wowe uri umukristo, yaba ari ikosa? Cyangwa umusilamu agakunda umukristo, ni ikosa? Dore ukuntu bimeze bitewe n'imyizerere ya buri dini. Ushobora kumukunda ni muri ADPR cyangwa se mvuge umukristo muri rusange. Ntabwo umusilamu nakundana n'umukobwa w'umusilamu ngo muzane mu rusengero ngo famiye izabyemere cyangwa se idini rye ribyemere. Kandi nanjye urumva bisaba ikintu kimwe, bisaba ko umwe agomba kwigwa mu idini rye akajya mu rindi kugira ngo ashyingiranywe nawe mu buryo bw'imbere y'Imana. Imbere y'amategeko birashoboka, imbere y'Imana ariko ntago byashoboka. Bisaba ko umwe agomba kwigomwa idini rye kugira ngo aze, kuko mugomba gushyingiranwa mu rusengero rumwe. Ntabwo mwava muri katolike cyangwa se muve muri isilamu ngo mujye gongera gushyingirwa. Icyo gihe amahame y'idini cyangwa se amahame y'idini ntabwo ibyo bintu abyemera. Na mugenzi wawe hari icyo arenzaho gatoya. nibaza ko Bokose yabisubije. Icya mbere buriya iyo umuntu agiye kubaka tubyita ko ari ngewe no twakundanye, ariko buriya ahanini ni umuryango. So umuryango, hariho umuryango tuvukamo kandi n'umuryango w'itorero, iyo yose irakota. Rero iyo batabyemera ibyo ugiye gukora, nibaza ko ntabwo byaba ari byiza, nta nubwo bakwishimira urugo rwanyu mugiye kubaka. No ku rundi ruhande turi abakozi b'Imana, rero ntabwo twajya kwitesha agaciro ngo tujye gushwana n'abayobozi batuyobora ngo tubazane ibyo batemera. Rero umuyisilamu kuri njye sinamushaka, si uko ntabanze, ni Abanyarwanda nk'abandi bose, ariko imyizerere ambwiye ko yakwakira agakiza, ngewe namushaka. Birumvikana. Impamvu nari mbabajije nuko hari umupasiteri ejo bundi ndimo ndabona ku mbuga nkoranyambaga baraherekana amagambo, yavuze ko akunda Asiya Mutoni, bagenzi be baramugurukana bikaze, nasi ubwo aramwikoma. Ndanibaza se kino kintu kubera iki? Niyo mpamvu nari mbabajije. Ubwo rero abadukurikiye babyumvishije, nta nubwo biba bikwiye no gukomeza nk'abakozi b'Imana cyangwa nk'umusilamu nyine cyangwa umukristo nyawe gukomeza kugira ibintu big deal birebire. Buri wese azabazwa ibye, kandi buri wese n'icy'umutima we wemeza n'umutima ati kora iki nicyo. Ubwo kandi umutima ujya kubyemeza Uwiteka y'Imana yawe ya confirm. Reka dusoreze ku cyo mwasaba abafana banyu muri rusange, hanyuma mukubitemo n'indirimbo ya Israel Mbonye imwe, ubwo tuba twanaciyeho. Ubwo ngiye naciyeho ndagaruka mu kanya. Icyo nasaba abadukurikiye cyangwa se abantu bakunda ibihangano bya Bokose, ndabasaba kumenya kudushyigikira, bakagumya bagasharinga ubutumwa bwiza tubahereza, ndetse bakadushyigikira wenda mu kudushakira location dushobora gukoramo ibintu byinshi, bakadutumira abapasiteri, amaterero runaka akunda ibihangano byacu, kugira ngo babashe kudufasha kwagura imbago cyacu. Icyo nicyo kintu nasaba abantu badukurikiye. Ariko hari na message imwe nshaka guhereza Abanyarwanda cyangwa se abantu badukurikiye muri rusange. Reka mvuge gutya, ni ukuri ko Imana abantu badafite Yesu Kristo bafite ibibazo. Yaravuze ngo mu mushake mu gihe bikiri ngombwa ko aboneka. Aho isi irimo iragenda ubu ngubu, aho isi irimo iragana bizagorana. Ushize nigeze ndakubwira ngo ntabwo twaba turi muri lockdown ngo ubone umuntu kwigisha Yesu. Biragoye kugira ngo ukizwe uri muri lockdown, biragoye kugira ngo ukizwe uri murataha, ibintu byawe byose birishuguri. Ariko mu gihe ubona ko bishoboka, mu mushakishe mu gihe bikiri ngombwa ko aboneka. Nicyo numva nasaba Abanyarwanda, mushakishe Yesu nimumenye. Ngumye munadushyigikire kuri Zinaje TV, mukanda subscribe na share ndetse na like. Amaraso yamenetse yankuyeho
yambabariye yarambohoye ndaririmba nkuko nzi yuko yambabariye ubwiza n'ubumana yikuyeho yemera kubumbura cya gitabo yaje gushaka uwazimiye uwo ni njyewe wamubambye yaje gushaka uwazimiye uwo ni njyewe wamubambye benshi bari bazi ko nkiri wa wundi andi bari bazi ko ngikora ibya kera reka mbabwire narahindutse yampinduye izina ampirindirisha yampinduye amaraso ye yampinduye izina ampirindirisha. Mwakoze cyane mwese mwadukurikiye kuri Kigali 550 ndetse n'abakunzi b'Umutako TV twizere yuko mwaryohewe mwumvishe byinshi icyo ngiye nyene ukibona ino link uyisharinga ahantu hose ni inkunga ikomeye ndetse banakubwiye ko ujya kuri YouTube yawe ukandikamo Haraje TV ugakanda subscribe like share ndetse na comment ukadownloadinga ibihangano byabo hanyuma Haraje TV Ziraje TV kakana subscribe ndetse narakazogera ukabatiza imbere nari Isaka Manager kuri kamene kumwe na Deni reka toragize Uwiteka babwire ko imbere gatoya ikindi kiganiro kiraje kuri iki ngiki cyo ciao.